Bamwe mu baturage bajya baka serivisi z'ubutaka bo mu karere ka Kayonza bavuga ko hari igihe bahura n'amananiza cyangwa bagasiragizwa bakifuza ko hari ibyahinduka. Ku murenge uragenda ukadepoza icyangombwa ariko kikamera nk'amezi 3 kitaraza. Ikibitera baratubwira ngo gice ku irembo, baca ku irembo bakorera muri mashini batumye kirasohoka, basubira kwa notera bamwe ngo ntabwo kirasohoka, subira ku irembo ubwo rero tugaharamo ngo bagira ukanabyihorera. Nta musaka reka kanze dufite ikibazo cy'ibyangombwa. Dusaba ko serivisi yabyo yakwihuta. Icyo mbona cyakorwa habaho ubufatanyabikorwa, ubuyobozi bukabigiramo uruhare bakafasha umuturage. Wa muturage ubagannye bakamuha ya serivisi, bakamuyobora inzira bicamo, nimba ari imitasiyo cyangwa se nimba ari gukatisha wa murima, nimba ari gusatura, ariko ku buryo ibyo bintu byibura babihagarante, nimba ari icyumweru biyemeje cyangwa se nimba ari ibyumweru bibiri, icyo kintu kikaba kivuye mu nzira, kuko iyo bitinze nanone bivuna wa muturage. Inzego zifite aho zihuriye na serivisi z'ubutaka zivuga ko kuba hari abatishimira iyi serivisi ahanini biterwa n'inshingano zikomatanyije baba bafite, hanyuma hakabaho ibura ry'ubushobozi bwo kwegera abaturage. Ya mbere mbona abakozi bashinzwe ubutaka ku murenge dutanga serivisi nyinshi, harimo ibyo by'ibikorwa remezo, imiturire. Hari igihe umuturage aza agasanga wagiye muri supervision y'imiturire, bigatuma iz'ubutaka zisa nkaho zigenda gakeya. Abanoteri bigenga bari kudufasha, serivisi ziri gutangwa neza, kandi natwe tukagerageza gushyiraho umurongo, umuturage akaba azi ko serivisi z'ubutaka ari kuwa mbere no kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu no kuwa kane, ku buryo ataza aturutse ahantu kure ngo naza asange tutakoze asubireyo. Kwidepuraza kugera ku baturage umunsi ku munsi biratugora, kuko usanga cyane cyane nk'imirenge barimo. Umuyobozi w'umuryango Randesa usanzwe ufasha komite yo guhugura ibijyanye na serivisi z'ubutaka, Dr Emmanuel Ngoberaronka, avuga ko abunzi n'abashinzwe serivisi z'ubutaka nibunguka ubumenyi ku mikorere hari impinduka zizagaragara. Ukuntu buri kagari gafite komite y'abantu 5, komite y'ubutaka kakagira abunzi, abo bantu iyo kipe kuri ubwo kagari tubashe kubaho ubumenyi bagakora akazi rwose inshingano zabo, hari ibibazo twagenda dukemura, cyane ko ari nk'ibibazo bibari bitoya ku buryo kuri ubwo kagari babikemura, byananirana bikaza ku murenge, ariko hari nk'igihe ujya kubona ukabona ikibazo gito cyane cyagumye kuza ku karere cyangwa kije ku rwego rw'igihugu. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyimazi Jean Bosco avuga ko ubumenyi buhagije no kuzuza inshingano bya komite z'ubutaka n'abakozi biri mu bizatuma serivisi zitangwa neza. Icyabiteraga hari komite ziteganijwe z'ubutaka ziba zihari, ziba zigomba gufasha abaturage mu gukemura ibyo bibazo, ariko yenda izo komite ntizikoreshwe neza. Uyu munsi rero mu byo dukora twongeyemo imbaraga nk'akarere ni ukongera gahunda yo kwegera abaturage no gukemura ibibazo byabo. Ibyinshi nk'uko nabibabwiye bigaruka mu butaka, ku bakozi batanga serivisi z'ubutaka, kuba yenda ari inshingano nyinshi. Ntabwo dutekereza ko zaba ari inshingano nyinshi, ahubwo bishobora guterwa ahanini no kuba hari ibyiciro bitakoze inshingano zabo. Kuko raporo y'urwego rw'igihugu rw'imikorere ya 2023-2024 igaragaza ko serivisi z'ubutaka mu karere ka Kayonza zari ku gipimo cya 51.7% mu mwaka w'ibihumbi 2023, ziza kuzamuka zigera ku gipimo cya 67.2% mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni ibipimo bigaragara nk'ibikiri hasi ugereranyije n'ibindi. Amvemana Ishimwe, Unique TV News, i Kayonza.